wakunda umukozi wo mu rugo ibiki n'ibikima gusa mbabarira uzaza kundeba ibi bintu ndabishaka cyane ndishimye mbere urabizi ko nazigama kugira ngo ahantu nzahishyire tuhimukire si byabaye rero umwana aratwika ibintu nubwo tudasanzwe cyangwa iyi bizinesi tuyikora ariko nta kibazo ntari rwose nta kuntu wagutwa kabisa kandi ufata umuzigo ibi ngibi ni ibintu biba bisanzwe ako se ubu kabombo aba yakoze amasuku neza yahatunganije ra ako se ubundi kabombo wajya kumaza ibyo yasigaye avugana na boss kanjye kumubaza umuntu aba yaguhereye imyenda ntabwo urasoza kumesa manga arasigaye amapantaro ya bosi kanze n'umugumiza nawe yarasigaye kambe nicaye wanika iyo myenda uze hano nkubaze yego mawuja nari mbisoje nyine narinze ngo umbwire icyo wanshakiraga ariko se kabo cyagiye ko navuye muri salo narakaye mbese akaguhamagara ni icyo yavugaga cya bosi nyine yaraje ambaza impamvu cyakurakaje ambaza n'impamvu warakaye kandi mba niriwe mu rugo arimo kunshira njye wanakurakaje kandi ntabwo nzi impamvu gakurakaje ntabwo nyizi gusa namubwiye uko twirirwana mu rugo iyo ufite irungu mpamagara nkaza nkakuganiriza nkanakubyinira yana ariko icyambabaje nuko byarangiye nkubise none se no kugukubita byarimo ese yagukubitira ubwo uzi iki nari ubundi yarambwiye ngo niba ndi mu rugo ntabwo bakagombye kurakara shaka bo uzi ikintu se cyari cyambakaje buriya nagutije telefone numva ibintu urimo uvugana n'uriya mukobwa kandi uzi ubucuti dufitanye kuva kera kugeza na n'ubu uzi ko nkigukunda numva birambabaje cyane icyo kintu cyari cyambakaje kandi urabyumva sinagombaga kubibwira shema mawuja mbese nibyo byari byakurakaje bigatuma bose nankubita ziriya ki zose baziko twari kwimuretse ko nta n'ibirenze tu nagiye ngiye guhaha umukobwa musangamo amanimero nagiraga ntibyaribyo nta bindi birenze ni ukuri none se kabo ubundi uriya mukobwa n'uwahewe akora iki se ubundi mu buzima busanzwe uriya mukobwa rero nakubwiye ko namubonye tugiye guhaha umuntu ari kunyitegereza uzi ko buriya naje ntaramwishyuye gusa nyine nifuzaga n'undi ni iki kiganiro ndashaka kuganira nawe nifuza kubigusaba nubwo byakurakaje nkagenda nkamureba wenda nkamubaza n'ikintu anshakiye kabo ngiye kuguha uruhushya ugende ariko witonde mawuja urakoze kunyemerera ngiye kugenda menye ikintu nshakira numva ikintu nshakira nyine tuganire nta bintu byinshi ndi bumubwire kandi nawe nambwira ibintu byinshi ntabwo ndi bubyiteho gusa ndagushimiye murakoze kumuruhusha uze kwibuka utahe kare ndataha kare dore ko n'inana nahamenyereye n'ubutahe kare gusa urakoze mawuja nsubira mu turimo twanjye ariko nubwo kabombo umuhaye uruhushya akaba agiye gusura uwo mukobwa muri iyi minsi afite utugeso tudasobanutse ntabwo mwizeye pe ntabwo nzi ko ari buveyo gutyo gusa Abaye. Nzura bana. Meze mutese? Safa. Mugenzi wanyu ari? Aho yagiye. Hapo kimugenzi wanyu yenda nta kibari yatsinda imeze bite? Afande,
hari akabazo yagize gatoya ariko araje. Iyi parade rero twajeho uno munsi ikintu igamije ni ukugira ngo muzi ko ubutana batumijeho bikarangira tutagiye kuri parade. Yes sir. Muzi ikibazo dufite cyo muri iyi minsi mabona ko twafashe hariya umufuka w'umuye. Ndagira ngo ubutaha muzaze mwambaye uniform kugira ngo tubashe gukansaringa ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge dufite muri iyi minsi. Unasikia? Yes sir. Duherukana tuganira ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Uko bimeze muri kubona ibiyobyabwenge muri iyi minsi bihagaze gute? Naho munsubizo. Afande, ibiyobyabwenge turi kugerageza kubirwanya. None se dukurikije nk'ibyo mwamwivugira ku bwayo abaturage ku kiba baca muri humye bakazana ibiyobyabwenge muri aka gace kacu ntabwo muzi ko atwe dushinzwe kubirwanya uko bishoboka kose. Yes afande. Ikindi cya kabiri mubwire mugenzi wanyu kwifori ni utaha agomba kuhaboneka kuko biragaragara ko nta kazi turi gukora muri iyi minsi ukurikije uburyo abaturage bari kuturusha ingufu. Murabyumva? Yes sir. Ubwo ngira ngo mufite ingeso yo kwifata uko mubonye nta uniform mwambaye. Nkawesha ejo bundi nako nta uniform mwambaye mu kazi. Bya bintu ni amakosa cyane. Yes. Mutazagera ahantu mugasanga babashinjije mu bantu batwara ibiyobyabwenge. Murabyumva? Yes sir. Ubwo twemerekanyije ko kwifuri ni utaha mugomba kuba mwambaye uniform kandi mukaba mwese muri serious muri umubare nyawo. Apana ibyo kugenda nta kibari mwazi. Unasikia? Yes sir. Ubwo ikintu dukurikijeho mujye kuruhuka mukanya nakazi ariko ibiyobyabwenge mugomba kubirwanya uko bishoboka kose kandi nta bintu byinshi. Ko mwana urongera ngo ibintu afande tubwira barabikurikiza Kubera iki se? kare uzarebe ko n'abayindiriye. Nishanje ntabwo nakurikiza kabisa. Naje muri iki gipolisi mfite intego nkishinje kabisa ngiye bankura. Bose ugiye ko ntabwo uzareba afande icyangwa bari. Ntabwo mani mwadutanzemo ariko birasaba kwitonda. Nyine wenyegera wereke ba. Gute se? Erega n'afande biriya atubwira ntago ajya bikurikiza. Nose mwana ufata nk'agaki wenda nanjye nzaje ndebe umuso. Umva mani rero ntabwo nakwishinga. Naje muri aka kazi kabisa mfite byinshi nzakora. Ariko mbonye ga promotion nibyo byaba byiza ariko nakoze ibyo kurya ruswa. uyu mugabo koko yabaye amahoro. Umuntu wavuye hano ambwira ngo agiye mu kazi none na telefone ye ko ndeba inaniye bitarimo gucamo. Ubu yabaye iki koko? Cyangwa ibyo yagiyemo byose Mana umuzana amahoro. Ariko se yatsubi koko igihe yagendeye katarazara wasanga babajama bamufasha. uriya ntabwo ajya afatwa. uriya ni umuntu njya nizera ariko nanjye ndamwemera. gusa na telefone ye muri iyi minsi ntabwo iri ku murongo ariko byanga bikunze sinzi ariko hano yari yatubwiye ngo tuhahurire kuva amasaha ageze aha ngaha ataraza byanga bikunze ntabwo ari amahoro. wasanga yagize ikibazo nawe. sawa uriya tsubi ntabwo ajya afatwa n'umuntu njya nizera cyane. reka dutegereze turebe ko turabona. ariko nshaka kubona meze neza. Ngo kubona umeze neza kabisa. stope malawi turi mu kazi ndatekereza nta bindi turimo ibindi byihoreye biparitse. ariko umuntu nabavugisha mugahita mwumva ko ugiye gutera comment se? ntabwo uzi impamvu nari mubajije. stope basi dukora akazi. ariko ubitekerejeho neza twazavugana nta kibazo. so ntabwo biri mu kazi nkora. akazi nkora urakazi kandi turakora. sasa rero ibyo bindi uri gutekereza ushaka waba ubihagaritse. ese kuba mvuze kuri mwiza mvuze nabi. so ntabwo ari nabi ariko nanone nta birenze dukora akazi basi.
ubundi mani twaganiriye nibagirwa kukubaza iryo tama ryabaye iki ko ryabyiye mwana naraye mvuye ahantu nari yimeze ukundi kuntu nawe urabyumva ngeze mu nzira nyine mpora nimanuka kuse n'ubyumva akabibaho ku bantu bafata stingi mani cha nyine nta kundi nyine iyo byaje umuntu arabyakira oya nabirenze hano se ko nta kibazo mani njyewe ndi kubona uriya mutipe yatinze ngiye kuba nicomokeye ndumva narangiye oya uko biri kose wenda ni iminota mikeya yaburaga ariko reka uba ucomotse naribi kwa nakuvugisha kuri fone sawa nazo mpamagara nazo ndakubwira naribi kuriya mwana rero sha kuriya mwana nubwo ari kunyanga ariko ntabwo nzi nzaca hasi cyo hejuru cyangwa cyo tuzahura kandi cyo nifuza mpaka nyigezeho uriya aranze se ntabwo azigewe uriya paka mugezeho ariko cyangwa icyo uriya mukobwa ikintu nshakira ushobora kuba yarankunze si umwemerera urukundo ariko nta kundi reka njyane numva ikintu nshakira niba ngombwa ibyo Imana iri bukore ni ibyo ngibyo ese umukobwa nk'uri ubundi yatinyuka gute kunkunda naramusobanuriye ubuzima mbayemo ariko ntawamenya da ntawamenya igeno ry'umuntu wasanga ari Imana yangeneye reka ngende turebe icyo nshakira nari maze iminsi nagorohereza mu rugo none ndabona uyu munsi noneho byagenze neza pe uyu munsi ndahiriwe none dore bugorobye nkiri no mu rugo twagize n'ibihe byiza uyu munsi nanjye ndumva nishimiye pe ubundi najyaga nkubona ijoro iyo umuntu abonye akaruhuko nyine ni gutyo bigenda ariko bwije nabonye Kabombo sinzi ahantu yaba yaherereye Kabombo yansabye uruhushya hari umukobwa agiye kureba yagiye kureba umukobwa ese yaba birashoboka buriya birashoboka ko sinzi wowe nase agiye kureba uramuzi ahubwo se uwo mukobwa ko mvuze ngo yagiye kureba umukobwa nkabona usa nkaho hari ukuntu bigenze waba umuzi ntabwo muzi nuko Kabombo si umusore se birumvikana ahubwo ntekereje uburyo yajya gusura umukobwa atasabye uruhushya ahubwo yagusabye uruhushya nta kibazo nta kibazo biragenda pe shana ndabona kubera n'akanya twamaranye uyu munsi ibintu bimeze neza mu rugo isuku irahari mbese urebye nta kibazo Kabombo aba yabitunganyije aragakaraga nubwo kavuye mu cyaro kameze nk'akajiji mu mujyi ndamubona asa n'uwagiye yisubiraho gake gake agenda amenyera umujyi ntabwo yari akajije ahubwo buriya uko iminsi igenda ihita indi igataha umuntu hari aho yavuye hari n'aho yagiye agenda yisobanukirwa reka ko binjiji navuze ntabwo ari uko wenda ari ubujiji bwo mu mutwe ahubwo ntabwo yari asobanukiwe umujyi agenda awumenya gake gake yego ariko nubwo yari mu cyaro yari asobanutse ubwo noneho ushaka kuvuga ko icyaro kiba gisobanutse cyane rwose nta cyaro kiruta ikindi